nongeye kugira ngo nze ahangaha twongere twigire hamwe utuntu tugiye dutandukanye. Umunsi tugiye kwigira hamwe ese ni iki wakora nyuma yo guhawe copyright igihe ya minsi 90 yawe yarangiye ya copyright. Uko hari benshi babona copyright ariko bagaharwa bera bihano bakoza nyine ibisabwa kugenera copyright izaveho, ariko igihe cyagera ugasanga copyright yanze kuvaho. Rero umuntu tugiye kwigira uko ushoboye nyuma y'iminsi 90 icyo wakora kugira ngo ya copyright iveho burundu. Icyo uzakora uzajya kuri Google Chrome yawe cyangwa indi browser yose waba ukoresha, gusa ukanda like, subscribe ndetse hano jandikemo youtube.com. Mara kwandikamo youtube.com, sorry gatoya network wana zari sanze, urabona ko izahita ifunguka gutya. None ufite YouTube channel agiye atandukanye, uzaza wenda winjizemo YouTube channel. Narabwira ati kugira ngo burya mujye mwa-uploadinga video muciye kuri browser kuko birafasha cyane umenye na video yawe iro copyright cyangwa na copyright. Uraza ukande kuri symbol cyangwa ukamenye kuri profile ya channel yawe, wangiza umanuka uzananditse YouTube Studio. Uzakoresha YouTube Studio kuri Chrome guys kugira ngo kubihinda mu buryo kugira ngo ibimeze nkaho ari imashini kareka kuba telefoni. Bibutsa kubagezaho ikiganiro Idi Amin. Niba ujya wishimira ibiganiro byacu, tera comment, like ndetse na share kugira ngo bijye bibagiraho gira kure ndetse unafungure n'inzogera. Noneho tuzategereza agatoyi. Nyuma gutegereza gato urabona ko YouTube channel yacu yafungutse. Kanzumi kumwereke urabona ko mfiteho copyright. Noneho icyo tuzakora uzaza ukande kuri ya copyright yacu yawe guys, usakanda like, subscribe ndetse na comment. Urabona nzuminze mfite copyright, ariko iyi copyright yanjye yaba expired. Ariko mukuba expired ko nakoresheje video z'abandi nago yavuyeho. Umuntu arambwira ati kugira ngo ayikureho burundu ko ngomba kumwishyura amafaranga iveho burundu, ariko naje kwiga nanjye nk'umushakashatsi bwanjye, naje kumenya ukuntu wakuraho copyright burundu. Uzaza noneho ukande kuri ya copyright yawe guys. Ndagusaba niba uri mushya kanda subscribe, like ndetse na comment, buri mwereke utuntu twikorera. Ntukajye wibagirwa gufungura akazogera kugira ngo video yose dushyizeho ugibona uri uwa mbere. Niba ntacyo bigutwaye kanda subscribe, like ndetse na comment ndetse una sharing ino video. Uzaza ukandiye kuri copyright yawe. Numara kuyikandaho urabona ko bebe baduhaye notification ko yabaye expired. Urabibona yabaye expired cyangwa ya minsi 90 yacu twahawe twarayirangije. Noneho ise iyo umaze gusanga bimeze gutya cyangwa ya copyright yawe yarabaye expired, ko ari na benshi usanga uploading ama video bikanga, ariko nyamara ntibamenye ko baha copyright. Rero ushaka kubona video ujya munsi yi description yi video wasangamo video yuko wareba ko ufite copyright kuri channel yawe. None urabona ko hano hejuru baduhaye copyright ko yarangiye igihe cyangwa yabaye expired igihe baduhaye cyarangiye, ariko ino copyright ntabwo igeze iva kuri channel yacu. Rero bino bintu bikunda kugonga abantu ugasanga bagiye cyo kuba monetize biranze cyangwa birabangiye burundu. Rero icyo uzakora uko nananditse school cyangwa ku ruhande iburyo bwa telefone yawe hano ubona kize aga fresh handitse school cyangwa copyright school. Imbere aka kantu nyine baba bagwaye kubwira ko streak yawe yabaye expired, tuzaza ugakandeho guys. Ndagusaba niba uri mushya kanda subscribe, like ndetse na comment, tunafungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. None umaze kubafungura gutyo bahita baguha ibibazo. Ubona ibibazo 4. Ibibazo 4 rero ugomba kubisubiza neza kugira ngo ira copyright yawe iveho burundu kuri channel yawe, ibe verified nyine n'amakosa wakoze aveho burundu. Noneho ibi nibyo tugiye kureba, ese ni gute wabona noneho ibisubizo by'ibibazo noneho ukabasha kubisubiza neza. Mbe nambe ndagusabye kanda subscribe, like ndetse na comment, maze turebe kuntu noneho twabona ibisubizo by'ibibazo kuko ushobora kubisoma
bikakunanira cyangwa kubisubiza bikakunanira, ariko ngiye kwereka ukuntu ugomba kubona ibisubizo by'ibibazo. Nkubwira ko bagize ikiganiro Idi Amen, aho ngenda mbigira utuntu twinshi tugiye dutandukanye twagufasha mu buzima bwa buri munsi. Guys, ndagusabye kandi like, subscribe ndetse na comment, unafungure n'akazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Icyo uzakora nubimara kugera hano uzakupa cyangwa uzava muri ya browser yawe maze ushaka indi browser yose ukoresha ukuyemo Chrome. Muri gihe twebwe twakoresheje iyi Opera Mini kugira ngo bize kudufasha. Maze uko iyo ukoze gutya usubira inyuma kongera ukajya kureba bya bibazo baguhaye, ukaza ukareba igisubizo muri bya ikibazo ukagisoma, ukaza kureba igisubizo ukagenda ukagisubiza gutyo gutyo. Niyo mpamvu ugomba kugiramo browser ebyiri iyo ariyo yose, ariko havuyemo Chrome ko Chrome uba wayikoresheje. Ubona ko ino Opera yacu ni nshyashya twashyizemo, reka tubanze tuyifungure maze mbereke utuntu twikorera guys. Mbibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment. Noneho urabona ko iya Opera Mini yacu imaze gufunguka. Nuzajya hano hejuru muri search cyangwa usacingira ushaka ibintu, ubwe ko bitari ngombwa gukoresha Opera Mini, ushobora kuba ufite mini browser iyo ariyo yose ukayikoresha. Uzandikemo ati Copyright School answer, bizahita byizana hano hasi nk'uko ubibona. Ushobora kwandika Copyright School answer maze ugahita usacinga, ariko n'ubundi urabona ko hano hasi bahita babikwereka cyangwa bagusuggestinga, ukaza hano hambere ukaza ukaba ariho ukanda. Mu gihe rero duhiteze kugira ngo bya bintu bifunguke, ndagusaba kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke gufungura inzogera, urabona ko handitse Copyright School answer, niho uzaza ugakanda. Guys, mbibutse ko ari wa musore wanyu Idi Amen, aho tujya tubagezaho utuntu twinshi tugiye dutandukanye twabasha kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tuzategereza kugira ngo noneho ya Copyright ya cyangwa Copyright School tugereze bya bisubizo byacu dukeneye kugira ngo tujye gusubiza biriya bibazo batubajije hariya hirya neza, kuko iyo bisubije nabi ntabwo iriya Copyright ivaho, ariko bisubije neza iriya Copyright bahita bayigukuraho burundu, YouTube yawe ikongera ikaba clear, ikabaho ziriya Copyright. Guys, uzazi kandi hano hambere hari ukuntu abyishyuza ko namanitse YouTube School 2024. Ubwo noneho uragiza ugasoma ikibazo hano baguhaye neza, ukabanza ukagisoma. Biba byiza ufite nka telefone ku ruhande yindi kugira ngo bikorohere, ariko naha birashoboka. Uraza ukajya kuri ya bibazo byawe ukaza ukagisoma, ukongera ugasubira kuri Chrome cyangwa kuri ya browser yindi wakoresheje usoma bya bibazo. Ubona nko gutya dusubira inyuma tukongera tugasubira kuri rwa rubuga rwacu twari turi gukoresha. Ihangane gato bisa nkaho bisubiye inyuma, ariko birahita byongera bisubire aho twari turi cyangwa hahandi twari turi gusoma bya bibazo byacu. Guys, ndagusaba kanda subscribe, like ndetse na comment. Ubona ko connection zacu zari zivuye cyangwa zari zanze, ariko reka twongere tubisubizeho kugira ngo twikomereze twige tumenye byinshi tutari tuzi byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bongera mbategurira utuntu twinshi tugiye dutandukanye cyane. Ko nakubwiye ko uzafungura Copyright School ya 2024. Ngiyi ukuntu bizaba bimeze. Hano urabona bya bibazo n'ibisubizo byacu. Uraza hano ugasoma, ugashaka igisubizo cyangwa cya kibazo ugashaka ikibazo bakubajije ahandi, hano ukagishakamo ukareba n'igisubizo cyacyo. Warangiza nk'uko nguko tubonye ikibazo cya mbere bari batubaje ati Copyright protection is only, noneho ugahita ukora. Ubona ko baduhaye false, igisubizo ari false. Tuzasubira inyuma maze gutya kano kantu uragakanda, ukaza ugasubira inyuma, ukaza ugasubiza cya kibazo cyawe. Ubona ko twasize false. Wangiza ugasoma icya kabiri, ukongera ugasubira kuri rwa rubuga ukajya kureba igisubizo nacyo na cyacyo kugeza bino bibazo byose ko ari 4 ubisubije. Turasubira inyuma n'ubundi tugende kuri ya Chrome cyangwa kuri Opera yacu dushake igisubizo cy'ikibazo cya kabiri. Se ni iki? Uraza ugasoma ikibazo ndetse ukanareba n'igisubizo, kuko hano habarimo ibibazo byose bagenda bakubaza, kuko ntabwo babaza ibibazo bimwe, bagenda bahinduranya buri gihe. Noneho uraza hano ugasoma nyine ikibazo bakubajije, amara kukibonera igisubizo ugasubira inyuma, ukagenda ugasubira kuri ya Chrome yawe ukajya gusubiza ikibazo.
anako ndaza hano naho mise nsubiza kuko igisubizo cyacyo bakibonye cyangwa nakibonye, ndongera nsubireyo ndebe nanone ikibazo cyangwa cya kibazo bampaye narebe n'igisubizo cyacyo kugira ngo ngaruke nyisubize ubundi nikomereze guys. Niba uri mushya cyangwa urebye zino video zacu ya bwa mbere, ndagusabye kanda subscribe, like ndetse na comment. Urabona ko tubonye igisubizo cyacu, turasubira inyuma kuri Chrome yacu twunze tuvivure cyangwa dushyire igisubizo cya nyacyo, turangiza urabona ko byibazo bine byacu tumaze kubisubizazo, kandi hano handitse checking, ahangaha nshyize aga fresh ho kandi umara kuhakanda utegereze gatoya guys, kanda subscribe, like ndetse na comment. Ahangaha bagiye kuverifya niba koko ibisubizo washyizeho ari ibyanyabyo cyangwa abihura, kuko iyo wabyishe ntago bishoboka. Niyo mpamvu ugomba kubikurana ubwenge ukabyitaho ukabiha n'umwanya wawe. Noneho turaza tuhakande, urabona ko connection zawe zivuyeho, tumara kuhakanda dutegereze gatoya guys. Musaba mwibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment, ukagusharinga no gufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uri uwa mbere. Noneho urabona ko ibibazo byacu tumaze kubisubiza, urabona ko byose bayi correct, urabona ko ya copyright bayi successful kugira ngo ive kuri ya channel yacu, urabona ko byose bibaye correct. Urabona ko twasubije ibisubizo bya nyabyo. Guys, ndagusaba kwanda subscribe kugira ngo nawe ujye wiga tuno tuntu tujye tukugeraho isaha n'isaha ku munota. Urabibona hano hejuru ameko yabaye successful. Bibutsa ko ugenda ubagezaho ikiganiro ari Idi Amin kugira ngo ngende mwungura ubwenge. Hano ufite ikibazo twandikire muri comment kugira ngo ubutaha tuzagusubize nawe. Noneho iyo urangije kubona ko baye successful, katurebe azukanda done. Urebye urabona ko batubwiye ko na streak dufite kuri channel yacu, urabibona nzuminze na streak dufite kuri channel yacu byabaye successful. Rero umuntu yajyagayo bakakubwira ati tanga amafaranga runaka ujye ubareka, usubiye inyuma ugasa nk'uscrollinga ya YouTube channel yawe, urago usanga na copyright nk'ubu ngubu duse nk'uduscrollinga cyangwa dukanza ndanditse copyright streak, dukanza batubwira ko na streak yacu iriho ndetse scrollinze, noneho karakantu k'umutuku kavaho burundu. Bye, tunge tunane ubutaha.